yabyamere wowe wenda nk'umuntu uvuga ngo warababaye it's up to you ushaka kubivuga gutyo ariko njyewe icyo ndi kuvuga kugeza aya masaha erega ntituza gukurikira mu itegeko ibingibi twibutse ko ibingibi ya mpano yakoze urimo kunyumva byo kongera kwifata amashusho yandi ntabwo ibingibi ya mpano ibi bigize icyaha mujye munebyuka amategeko y'igihugu ntabwo bigize icyaha style mu byibuke ntabwo numvise uvuga ko ari we yayasakaje noneho ibyo ngibyo ntukire amagambo mu kanwa wabivuze kuri Twitter ugerageze kumva amagambo navuze ngo ntabwo njya kuvuga bro kuko wibuke ko ibingibi ni ibintu bigiye kwinjiramo inzego ntabwo njya mpubuka navuze ngo inzego nizibyinjiramo zigakora iperereza hari igihe basanga uburyo amashusho yagiye hanze ya mpano yarabigizemo uruhare sinzi impamvu uri kuyita amashusho sinzi niba ari amashusho cyangwa amasanamu bo bayita iki amasanamu icyo mvuga ni iki icyo tuvuga ni iki niba kugeza amasaha ya mpano ashobora kongera gukora umwana nk'uyu nguyu we have to protect our girls icyo ni kimwe ikindi cya kabiri tugomba guprotectinga ya mpano urukunyumva we niba yumva igisebo cyaramaze kumukwira agomba kucyambara areke kucyambika abandi rero nareke niba yumva igisebo cyaramaze kumukwira nareke kucyambika buri wahuye nawe that is my point kuko kugeza amasaha niba mani ejo bundi ibi bintu ya mpana bikoza avuye i Burayi ya mpana avuye i Burayi murabona hashize iminsi ngahe wese ngi tubyita iki abantu baceceke tuze tuvuge ngo ni ibintu bisanzwe duceceke nimurangiza ngo ndiye kuvugana ngiye mvugana na ya mpano ngiye nshinzwe iki uretse kwamagana iki kibi ngiye ngo dufata ngiye nshinzwe iki shinzwe iki cyo kuvuga ngo arampamagara nkande kubera iki yakwisubiye akare kuyu mwanda ari kwivurugamo ko ari byo bikenewe kurusha ibindi byose hanyuma tugaruke kuri ibi bintu ari ibi ni ibitekerezo byanjye nkanjye none niba ya mpano aya masaha niba mubyibuka RIB yavuze ko ikimukoraho iperereza RIB iracyagukoraho iperereza warangiza ukabyuka mu gitondo ukongera gukora umwana nk'uyu nguyu yampa umuryango wa ya mpano nufata uyu mwana umuganirize ya mpano aracyari muto bamufate bamuganirize bakumire ibindi bitari ibi ngewe nimureba nabi ya mpano situation yageramo ni kuri Imana uretse no kuba akora ibintu ibi binyabasazi gutya ya mpano azaniyahura so umuryango umube hafi kabisa umuryango umube hafi ariko RIB nayo imube hafi nukuri sinzi ngiye uko ndi kubyumva so rero maybe tekereza ko abanyamategeko ntekereza ko ibi bintu ahubwo vuga ngo abanyamategeko bari kunganira ba jihadi babonye intuza iki kintu kiraza gutuma ahubwo baprofita bafite ukubagira bashaka ukuntu bashyira mu dukoryo twabo tw'amategeko ku buryo biri buze kuborohereza cyane kugira ngo bigaragare ko na nyiri gufatwa na victime ubushinjacyaha burimo kuburanira ari ukuntu nawe yakongera gusubira inyuma bakareba niba nta ruhare bigizemo kugira ngo ari amashusho ye aje hanze wenda nicyo kintu twabivugaho ariko ngiye sindi bujye kuva ku biri mu nkiko kuko ntabwo ngiye mfite nta nosiyo mfite kuri ibyo ariko tugaruke kuri ibi ngibi mwe muri kumva bikwiye umuntu uri gukorwaho iperereza kongera gukora ibintu by'ibinyabasazi nk'ibi abandi ijambo njyewe n'ubundi kwe kese nyirimo naba biased mu mivugire yanjye tanga abandi bantu bavuga ashobora kuba kina pornography akaba yibereye mu kazi sabagire so ngaye nguko abandi bantu bazamutse ni bande ninde muntu uri aha ngaha Kenzo hewe good so Godfather nyuma yuko wumvishe ibi ngibi ugize ubwoba gya no Godfather nubwo uri kuranka ko tubihuza n'ibya mbere bifitanye isano uguti bifitanye isano ahubwo RIB yarikwiye nkuko kuva kera bigitangura navuga dukwiye kwiyamiriza uwafashe video urumva uwafashe video buriya niwe muntu aba ari mu makosa ababitse ibintu byinshi muri telefone kandi bino bintu bibaye je pense ko nje nayo navuze ko uko biri kose ntabwo ari video imwe hari icyo utari kumva oya rindira nubwo muri kuramuzibya kubihuza n'ibya mbere sha bro nta tandukaniro birimo none se iyi video
yasohoye nde ko hari umuntu wari ufite email ye ari muri gereza. Icyo ni ikibazo nawe ugomba kwibaza, yasohoye nde? Golfa va muri mute. vuga mubwira vuge ngo defara kuri telefone ndaje. Ibi bintu umva ntaho bitana, yaba ibya mbere n'ibya kabiri bro, byose bifitanye isano, nta hantu na hamwe udashobora kubihuriza. especially the fact ko abantu barafunze, Thank you. ntabwo baravayo, nawe barimo baramukoraho iperereza, kandi ndimo ndumva nifite amakuru ko hari n'umuntu like one of abantu baba muri RIB, nabita abayobozi bo muri RIB, bari bamaganye the fact ko barimo barafunga abantu. Mbese hari umuyobozi umwe muri RIB we yumvaga ko ya mpano ari we yanafunga, ahubwo bariya bakarekurwa kubera nyine byari bimeze nkaho bitari fair. Urumva niko mbyumva, ariko nyine ntago nuko abantu bagenda babivuga. biriya bintu byo kwifata video hari igihe biba addicted no ku muntu. Kandi njye nigeze kwibonera ikiganiro kwa Irene y'amano arimo aravuga ukuntu ngo hari ukuntu wafata aka video ngo kakagutunga. Yarabivuze pe, iyo video sinzi na hari umuntu wayibonye. Ubwo rero ubwo we yaravuze ngo hari ukuntu ngo wafata ngo uziko ngo hari video wakifata wambaye ubusa ngo y'amasegonda make ngikagutunga igihe. Wallahi dumbi ibyo bintu yarabivuze y'amano pe. Ahubwo rero ikintu ni kimwe, y'amano ubwe natubwire niba acuruza, kuko wasanga anacuruze rero. Bibaho dumba wiseka, bibaho ashobora kuba n'umusitari abantu baramuzi, ashaka kumenyekana, ni ibintu bisanzwe. None se ashaka wenda gukurikirwa cyane, cyangwa ashaka kwinjira muri no system y'abantu bakina za prono, za prono rega tugira umunwa muremure tubigendeyemo. Ubwo rero ubwo ibintu biratandukanye. Niba umuntu abizi neza ko iyo case ari we iriho, icyo ni ubwe arabizi. Sinumva ukuntu yari gufata video akavanga yishyiriye hanze, ahubwo afite amaparite episode. Nibyo navuze kuva kera hose. Iyo mpamvu nakiraga Nduza Godfather tubabarira muzamure hano hejuru atubwira ikiri kubimutera. Kuko actually nago tuzi y'amano na performance akora tuvuga ngo ziramwishyura, ngo wenda ngo usibye platform wenda zimuhemba, ariko lot shows za y'amano zimwishyura nshobora kuzibara. Ntabwo biba byoroshye. Njyewe wenda sinzi Godfather naza kuduha umwanya ndaza kuvuga ko mbyumva, ariko hari point ntuza Nefina wavuze nanjye nifuza kuza kuvugaho. Ikibazo wavuga mu gihe kiri kuri telefone tukumva. Wavuga Justin? Murakoze cyane, reka wenda mvuge njye uko mbyumva. Biragoye cyane filozofiya ya Godfather yavuze ngo ntiduhuze iyi case n'iriya ya ba Jihad. Biragoye cyane kuba wabitandukanya, ariko ngiye Godfather ndamwumva kubera ko iriya ya ba Jihad yamaze kugera mu butabera. Filozofi twakwamagana aka kanya niyo umuntu kugera ku rwego rwo kujya gukora imibonano mpuzabitsina adakina prono agatekereza kwirikodinga, kubera ko iyo bino bintu ataze kuba yarabikoze ya mpano n'aya mavideo ntabwo tuba turi kuyabona, ariko kubera ko kuyafata we bitagize icyaha, niyo mpamvu kugeza isaha RIB itigeze imukurikirana, ahubwo bakaba bavuga ati bafasha bayasakaje. So njyewe ikibazo wenda nashaka wenda muza kunsubiza, eske biramutse aya mavideo muri kuvuga ko yafashwe nyuma yuko yandi ya mbere ajya hanze, ko yafashwe nyuma, usanze ahubwo ariyo yafashwe mbere, n'ubundi akaba yarafite amavideo menshi, noneho abayasakaje
bo ubwabo akaba atari bari muri gereza, kubera ko ushobora gusanga umuntu wayasakaje akiri yidegembya, ashobora kuba ari ya mpano cyangwa akaba ntabe ya mpano, kubera ko byose birashoboka. So ngewe rero ku giti cyanjye icyo mbona ni iki, ndareba uburyo ntabwo nshobora kumva umuntu atarwaye mu mutwe ya mpano. Ushobora kuba waragiye gutanga ikirego avuga yuko bama video bayashize hanze nta ruhare yabigizemo, aka kanya akaba yongeye kuba yashira andi ma video hanze aramutse ariko se iyo muri ngo yongeye gushyira andi ma video hanze, hari umuntu wabonye video mbere yuko muhuruduka? Abantu bari kuzana bakabivuga, hari umuntu wababonye video hanze before you speak? That's the big problem. Amashusho basa amashusho vuga amashusho muranyereza. So iyo nuvuga ngo abantu hano baraza bagahita batanga opinion, ni ukuvuga ngo hari uwabashije kubona n'amaso ye iyo shusho kwanza. wowe uri wowe watangiye live Rero tega amatwi, mureke ibyo bintu byo guhita direct mu conclude amashusho yagiye hanze. Twumvikane ikintu kimwe mugomba kumenya, turi kumwe? widucanga habaye ikirego uretse gato, you see, muvuge ngo ko bivugwa ko hari andi mashusho. No kunyumva? Ni kunyumva? Naba ariko abantu barimo baravugira hano, ariko abantu barimo baravugira hano aho wabivugiye wabitangiye. Ega amatwi. Wabivuze rero ariko nduba uretse gato maze mvugisha. Byandari ariko kubwira abantu ibintu bari nawe ngende hirya. Reka kutunumisha Ngende hirya. Turiko tugira wowe urashaka kugira ngo utware ibintu muri context ushaka. Umva wowe uvugiye hano Ceka Dumba. none se video zirahari cyangwa ntazihari? Ndakubaza. Ceceka ko ntabwo muri mwese ntawayibonye. Reka mbahereza umurongo bagendera. Ariko wayibonye, twe turavuga ibyo wavuze. Wayibonye amaso yanjye. oya mureka duhe Wayibonye, guidance twe turavuga ibyo wavuze. Yo Mike. ibyo yavuze. Yo Mike, Mureka twumvikane. duhe guidance. Nimutanga ibitekerezo byanyu, mukoresha amagambo ngo ko hari amashusho yandi yaba yagiye hanze ya yaba. Nkurikije amagambo Godfather yavuze. Brother, if you don't understand me, please. Ntabwo. No, ariko Godfather ugiye kudutamika amagambo. Ntabwo ngiye kuyabatamika udashaka kuyavuga arayareka. Kenzo, ayo mashusho wayabonye? Twe turiko tugira ku byo wavuze wewe kandi tega amatwi rero wumvi. And right now you ask me ukurikije kuri video wabonye. Tega amatwi. Vuga ngo nkuko bivugwa ko hari amashusho yandi cyangwa nkuko Godfather ari kubivuga, ariko reka kuvuga ngo muhite mukonfirmira nko mwabonesha amaso yanyu. Ibi biraza kubafasha, urimo kunyumva? Ibi bintu nibiza kwitwa igihuha bize kubazwa Godfather wenyine. Oya turavyemeye baze kwitubaza natwe. Urimo kunyumva? Nuko bikora. So reka kuza kuvuga rero ngo andi mashusho nyiri ubwite, none mwamaze kuvuga ko ari ya mpano yashize hanze. Sizuri kumva icyo kintu. Naya ya mpano mureke kuvuga ngo ya mashusho ya ngo andi mashusho ya mpano ndi gukotega amagambo ya Justin vuze none biraza kubafasha kugira ngo tureke kutwistinga. Hanyuma noneho inzego ziraza kwikorera akazi kazo. It's the way you work. Mugerageze. Ugarutse wahindutse. Gahindukize igifu. Ugarutse wahindutse nibyo. Kubitwe ntabwo uzi umuntu ari kuvugana nawe? Ese Ninde? Narindi kuvugana n'umuntu uretse gato, narindi kuvugana n'umuntu uri kurwana kugira ngo ari kwibura kuri hano kuri ntuza none kurwana no kugira ngo abashe kwandika. Ngo ntari kutubona. Nibyo nari nibereyemo. Nibyo narindi kumubwira. Ese Dumba wowe hamagaye y'amano ugiye kumubaza iki? Ceka wa mugore we nta mugore uvuga mu bagabo batamuhaye ijambo. Jesus. So tugende gato yari kumvikana muri iki kintu. Ntabwo ari uko bikora. So umaje Justin wowe ukira hanga kugira ngo bahereze guidance mu nyumve. Ikintu n'impamvu y'ibingiyo nubwo Kenzo nagiye akiri kuvuga ariko ndarongera subiriremo. Icyo mvuga ni iki. Ndaba clearinga muri ubu buryo. Ntabwo dufata mpubuka. Ntabwo kugira ngo mubyumve. Ibi bintu ntabwo first of all ntabwo ari AI, sase munyuvereza cyane. Si AI icyo ni cyambere. Ikindi cya kabiri
mumwumve ntabwo neza munyumve neza cyane. Ndashaka kugira ngo mbikotinge kugira ngo nabishimangire. Icyo nashaka ni uko mukoresha amagambo nk'ayo ari gukoresha ngo amashusho ya mpano yishiriye hanze. Munyumve neza cyane, ntabwo ari byo. So ntabwo aya mashusho ari AI. Urimo kunyumva? Aya mashusho ntabwo ari AI, ni ya mpano. Turi kumwe? Ni ya mpano. Tukavuga tuti, uri kunyumva? Ntabwo ahari cyane. Okay. Urimo kunyumva? So nkavuga ngo nujya kuvuga ahubwo yageze cyangwa kubera iki yongeye gukora ibisa n'ibi by'amashusho nkayo. Iyo ndi kuvuga ibi, I'm not just talking. Unyumve neza Dumba. Inzego ziraza kwikorera ubugenzuzi. Urimo kunyumva? Inzego ziraza kwikorera ubugenzuzi. Ko ntabwo ntekereza ko iki kibazo bari baze kugicecekera. Baraza kwikorera ubugenzuzi. Nibaza gukora ubugenzuzi, ibindi byo baraza kwisobanukirwa. Unyumve? Turi kumwe? Icyo twebwe impamvu turaha ni iyihe cyangwa impamvu yatumye nzanga ni iyihe? Nuko niba kugeza aya masaha uyu muntu twari tuzi ko ari victime agakora ibintu bisa cyangwa bijya gusa nibyo, kuko niba twarabonye amashusho uyu munsi tukongera kubona ari mashusho y'umuntu wambaye ubusa, y'abantu bambaye ubusa, the same people. Okay, ntabwo ari same people. Ya mpano ari kumwe n'undi mukobwa, kuko by the way n'umukobwa bari kumwe nabonye n'amaso yangiye n'umukobwa wirabura, aho undi yari inzobe, umudamu wari inzobe, ntabwo ari umudamu we, n'undi mukobwa w'inzobe bari muri hoteli. Urimo kunyumva? Iri i Kanombe. None se ukuntu ni muti pariki barbaru, ni gute ujya muri hoteli ukishyura hoteli ukinjiza nk'umukobwa ugatekereza ko ibiri kuzokorwa muri iyo hoteli hari abantu uri icyamamare uzwi kandi uzi n'ibiri kukuvugwaho, watekereza ko biri buze kugenda gute? Hoteli yuzuyeho abantu kuri kiwerewere. Warangiza ugera muri hoteli ukayikoreramo umwana nkuriya. Niba munavuze ngo uyu mutipe ashobora kuba afite ikibazo mu mutwe, ribu ikora ibyo ikora. Ntabwo aya mashusho yafashwe na kamera za hoteli. Aya ni amashusho, ibi ni ibintu byakozwe na telefone ya mpano. Muri kunyumva? Ni telefone ya mpano ku giti cye bwite. Aya ni amashusho afashwe na ya mpano ku buryo harimo na selfie. Selfie bayita gute? Selfie nyene. Uko nyumva? Ibintu rero bikozwe nta cyumweru gishize ya mpano afasha aya mashusho, ariko uriya mukobwa ateye neza mama. Ariko inyana yimbwa ry'abakobwa beza mw'abantu mwe mama yake na muzara mama. Mana we! Ya mana ry'ibyana byiza. Jesus Christ. Ariko Imana yangize ikiremba yarampemukiye. Ya mana ry'ibyana byiza mw'abantu mwe. Jeez, mutapinye screen.